Okay, murakaza neza kuri TV yanyu ikaba na YouTube channel yanyu ya Ira Official. Aka kanya tugiye kuganira ku nkuru ya betting. Ese betting kuki zibasiriye urubyiruko cyane? Betting zaragiye zibata urubyiruko ku buryo wowe utabasha kubyiyumvisha mu magambo yawe. Gusa we cyo ngusaba nta kindi wowe tega amatwi wumve ibi bintu kuko nawe nimbura urubyiruko cyangwa uri indi muntu birakureba. Reka dutangire gutya rero. Betting iri gusya itanzitse mu Rwanda. Bamwe basigaranye ibyo gukenyeraho gusa. Gutega ku mikino y'amahirwe bizwi nka betting bimaze guhabwa intebe no kuba umuco mu buzima bwa buri munsi bwa bamwe, cyane cyane urubyiruko n'abandi bifuza gukira mu kanya nk'ako guhumbya. Kumenya inkomoko y'iyi mikino biragoranye cyane, gusa bivugwa ko yakomotse mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubutaliyani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko iminsi yagiye ishira, iyi mikino yakomeje gukora biturutse ku mukino w'amakarita ikwirwa hose mu Burayi. Ni naho hatangije umurindi gukura kw'iyi mikino tubona uyu munsi. Abantu babarirwa muri 1,600,000 ku isi bitabiriye iyi mikino, aho bifashishaga uburyo bw'ikoranabuhanga za kasino n'ubundi butandukanye. Ibi bituma sosiyete y'imikino yinjiza byibuze arenga kuri miliyari 500 buri mwaka. Mu Rwanda gusa zikaba zinjiza arenga miliyari 640 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibigo bikomeye ku isi bifite intego zo gufata iri shoramari bikarigeza ku isi hose kugira ngo bikorere agatubutse kurushaho. Imikino y'amahirwe yageze mu Rwanda by'umwihariko muri 2004 nyuma y'uko twitabiriye imikino y'igikombe cya Afurika cyabereye muri Tunisia. Muri 2005 nibwo iyi mikino yahise yemezwa, hajyaho n'ikigo cya mbere cya Roto mu Rwanda SI. Ibyatumye benshi bayiyoboka ndetse iba umuco kuri bo. Kuva icyo gihe kugeza ubu mu Rwanda hamaze gushyirwaho sosiyete nyinshi zikora ibijyanye na betting. Mu bagize iyi mikino umuco hari abo byakijije mu gihe gito, ariko nanone hari abatarayihiriwe bahitamo gukomeza kugerageza amahirwe, baba imbata y'iyi mikino ku buryo bamwe muri bo basigaye nta rwara rwo kwishima bafite. Reka twumve rero n'ubuhamya bw'ababaswe n'iyi mikino y'amahirwe. Igihe yagiranye ikiganiro na bamwe mu rubyiruko rwayobotse inzira yo gukina iyi mikino y'amahirwe, aho bamwe batatinya kuvuga ko bazayivamo, ariko uko ubuzima bwahindutse biragaragara. Umwe muri bo utashatse kwivuga amazina yavuze uko byamugendekeye kugira ngo yisange muri iyi mikino. Yagize ati, umunsi umwe turi ku ishuri twasohotse ikigo, mugenzi wanjye ajya kunyereka aho dukorera amafaranga. Uwo munsi ntabwo nigeze ndya, ahubwo niwe wariye. Kuva icyo gihe nta bindi natekerezaga kuko naravugaga ngo ubutaha ni njyewe. Nabashije kurya muri 2019. Ni amafaranga twagiraga nk'abanyeshuri, ariko kuva icyo gihe amafaranga nahabwaga no mu rugo yo gukoresha ku ishuri nta kindi natekerezaga uretse betting. Kuva icyo gihe nabibonye nk'umushinga na umurongo w'ishuri, abandi bakomeza, njyewe njya muri ibyo. Mugenzi we yavuze ko umukino wa betting wamutwaye akagira aho yifuza kuvamo, ariko nta garuriro bigifite. Ati, mama wanjye yarandebye abona ibintu byose byarananiye, asaba papa ko banshingira umushinga wo gucuruza inyama. Bamaye ibikoresho byose bifite agaciro ka 1,800,000. Narakoraga nkatera imbere, ariko umukino sinigeze nkwibagirwa. Icyo gihe naranategaga nkatsinda, ariko sinyaranguze ahubwo nkayasubizayo. Kubera gutekereza nabi rya duka nararitanze, bampa 3,000,000. Ntabwo nigeze ngira ikindi ntekereza, ahubwo natekereje kwigira umushinga umuzungu. Iyi ni imvugo ikunda gukoreshwa ku bakina betting. Byarangiye nayo ayariye, ariko na n'ubu nega nshaka 84,000,000 nizo zamara agahinda.
amafaranga ashorwa muri betting si ayo umuntu aba afite mu ntoki cyangwa kuri banki, ahubwo n'abagurisha ibyo bari bafite byose ayo babonye bakayashora muri betting, bagasigara nta rwara rwo kwishimisha bakeka ko bazakuramo ibya mirenge. Karangwa Vedaste Papa Messi agira ati aho kugira ngo nongere nishore muri betting nacukura umwobo nkishyinguramo kuko n'ubundi narapfuye kurenza kuba nshaje kugera aho naha. Betting yaranyishe ingira umucakara, moto zanjye ebyiri ariko birangiye zigiye zose aho gutera imbere. Yakomeje agira ati iyo winjiyemo birangira ariyo ikwiyobereye kugeza n'ubwo wibagirwa n'abo wabyaye. Nabonaga nk'ibihumbi 10 aho kuyaha umuryango nkayajyana muri betting. Siwe gusa kuko hari n'abandi bavuga ko ayo mafaranga ya betting yabuze bitabaza ibikoresho bafite mu nzu bakajya kubigurisha kugira ngo babone menshi kurushaho. Iyi nkuru ni ndende gusa reka nsoreze aha ngaha. Harimo inama mwe rubyiruko mukina ibintu by'urusimbi, buriya ni amafaranga y'ubuntu kandi nta n'umuntu uvuka ngo atere imbere. We kora, nubona bidakunze byibuze ariko nta kuntu byakunda wakoze, kora betting shange n'inama nakugira. Ayo mafaranga nk'ubu bino ngiye nkurasha biramvuna pe, nanjye ibyo bya betting si uko natabishobora, gusa nyine iyo niyo nama yanjye nabagira. Mwe mukore twige mani cyangwa se dushaka ibindi dukora, ariko betting imikino y'amahirwe tugabanye kabisa, tugabanye. Nk'uyu nguyu ushaka miliyoni 84 koko aha nawe umva nyine nawe akugira ngo byibuza bigende uzifuza za mirenge, byibuza agarukira aho ngaho mu bihumbi 100 byawe cyangwa mu bihumbi 10 byawe cyangwa muri icyo gihumbi cyawe urekera aho ngaho. Iyi si imikino y'abana n'urubyiruko, iyi si imikino yacu kabisa. Wowe icyo ngusaba nta kindi rero urakizi no gukora subscribe nimba iyi nkuru yakunyuze, nimba kandi waranayikoze sinzahwema kugushimira. Okay, reka tuzahuze ku nkuru y'ubutaha. Ciao.